Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Yesu aradukunda. Dore amasomo tujye kuzirikanaho none kuwa gatatu w'icyumweru cya 27 mu byumweru bisanzwe, tariki 6 Ukwakira 2021. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi, umutwe wa 4, umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Yonasi abonye ko Imana yababariye abaturage b'Ninivi, biramubabaza cyane maze ararakara. Yambaza Uhoraho avuga ati, si ibi nari navuze igihe nari nkiri mu gihugu cyanjye? Nicyo cyatumye mbanza guhungira Tarishishi. Nari nzi ko nyine uri Imana y'impuhwe n'ibambe, utinda kurakara kandi ukungahaye ku budahemuka, ntukomeze umugambi wo kugira nabi. None rero Uhoraho, kiza ubuzima bwanjye, kuko gupfa bindutiye kubaho. Uhoraho arasubiza ati, ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakara. Yonasi ava mu mujyi, yicara iburasirazuba bwawo, ahiyubakira akazu, maze akugamamo izuba, ategereje ikizaba kuri uwo mujyi. Hanyuma Uhoraho Imana ategeka ko hamera ikibonobono, maze kikazamuka hejuru ya Yonasi kugira ngo kimutwikire, bityo kimugabanyirize akababaro. Yonasi yishimira bikomeye icyo giti. Ariko bukeye bwaho umuseke ukebye, Imana itegeka ko haza inanda ikarya cya giti maze kikuma. Nuko izuba rirashe, Imana iteza umuyaga utwika w'uburasirazuba, izuba ricanira umutwe wa Yonasi maze araraba. Asaba gupfa, aravuga ati, kuri njye biraruta ko napfa aho kubaho. Uhoraho abwira Yonasi ati, ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakazwa n'igiti? Arasubiza ati, yego, birakwiye ko ndakara byo gupfa. Uhoraho arongera ati, wowe ubabajwe n'iki giti utigeze uruhira cyangwa ngo ugihe gukura, kikaba cyarakuze mu ijoro rimwe kikuma mu rindi. Naho njyewe, mbese sinkwiriye kubabazwa na Ninivi, umujyi mugari utuwe n'abantu 120,000 batazi gutandukanya indyo n'imoso, hamwe n'amatungo atabarika? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 86. Nyagasani, uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Nyagasani, ngirira imbabazi, ni wowe ntakira umunsi wose. Shimisha umutima w'umugaragu wawe, kuko ari wowe ndangamiye Nyagasani. Nyagasani, wowe ugwa neza kandi ukagira ibambe, wowe ugirira impuhwe zahebuje abakwirukira bose. Utega amatwi wumva isengesho ryanjye, uhugukira ijwi ryanjye, ndagutakambira. Amahanga yose wiremeye azaza gupfukama imbere ya Nyagasani, kuko uri igihangange kandi ugakora ibitangaza, wowe wenyine Imana y'ukuri. Nyagasani, uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Luka, umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Umunsi umwe Yezu yari ahantu asenga. Arangije, umwe mu bigishwa be aramubwira ati, mwigisha, natwe dutoze gusenga uko Yohana yabigenjeje abigishwa be. Nuko arababwira ati, igihe musenga mujye muvuga muti, dawe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ifunguro ridutungura riduhe buri munsi. Utubabarire ibicumuro byacu, kuko natwe tubabarira uwaducumuyeho wese, kandi ntuduterane mu bitwoshya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyagasani, uduhe ifunguro ridutunga buri munsi. Bana b'Imana, nimuhorane ubugwaneza n'imbabazi. Imana iradukunda cyane. Mu minsi yashize twavuze ku mizi 7 y'ibyaha, les 7 péchés capitaux, aho twazirikanye ko witwa umuzi w'icyaha ikintu cyose gitera ikindi kubaho kikaba kiri ku isonga nka shefu, caput capitis shefu, ikiri ku mutwe nyine kiri hejuru, cyangwa kikaba cyaba nyine intandaro. Iyo mizi rero de racine tuyisubiyemo, ubwirasi, ubugugu, ishyari, uburakari, ubusambanyi, ubusambo n'ubunebwe. Muri aya masomo rero tujye kuzirikana kuri uwo muzi wa 4 ari wo witwa uburakari, la colère. Umujinya cyangwa uburakari birica kandi byangiza byinshi. Byangiza nyirabyo bikangiza n'abaturiye hafi aho ngaho. Umunsi umwe muri cours du soir, byasomo nyine ryo gucengera abana bavuye ku ishuri, abana bari mu biruhuko iwabo. Nuko rero papa wabaha umwitozo ati, rimwe gukuramo 7 bingana kangahe? Umwana umwe wigaga mu wa mbere w'amashuri abanza primaire, nuko arasubiza ati, mwarimu yatubwiye ko rimwe gukuramo 7 bitashoboka, kubera ko rimwe ari rito, 7 akaba ari kanini. Igisubizo ntibishoboka. Nawe wigaga muri secondaire we ati, birashoboka. Igisubizo c'est-6, nikuramo 6. Ese muri abana ko ari 2 wageze ku gisubizo neza, ninde watsinda? Nuko papa wabo naho kubabwira ati,
bana banjye rero umubare 7 cyane cyane muri Bibiliya usobanura la perfection, ubutungane, ikintu gishyitse, ikintu cyuzuye. Naho 6 c'est l'imperfection, ibidashyitse nyine, ibituzuye, ibidahwitse. Rero ku mwana nta mpamvu rero guhangara uwo mubare 7, bishatse kuvuga ko nta mpamvu yo kudohoka. Naho kugenda ukura mu bwenge, mu gihagararo, mu bitekerezo, mu bubasha, hari byinshi nyine bigenda bituma ugenda udohoka kubera kwiyemera, uburakari bwa hato na hato, bikazarangira ugeze muri -6, ugeze muri kuramo 6 nyine. Uko niko nyine iyo uri umwana uba uri umuntu mwiza, innocent, ubushyitse, witwara neza. Ariko uko ugenda ukura nyine hari ubwo ugenda udohoka. Bana banjye rero uburakari ni nk'iryo kosa rimwe ryibasira uwo muntu wari wuzuye ako 7, wari umeze neza. Iyo mungu uwo mugese ibyo bikakwinjiramo, uhita ugwa muri -6. Nibwo uzasanga umuntu wari mwiza atangiye gutinyuka ibintu bitanashobokaga, yewe akamenagura ibintu, agasandaza ibintu. Kubera iki? Yahindutse gikuru kibi, kubera bwa bubasha, bwa bushobozi, bwa bukuru afite. Rero muzarebe nta mwana urakara, nta mugaragu urakara. Harakara bande? Abakuru, ababosi. Harakara abashefu nyine, babashefu twavuze ya mizirindwi y'ibyaha, kuko nyine nibo bafite ububasha. Namwe rero bana banjye ntimukarakare, kuko urakaye abatangiye kugaragaza ko yatangiye gukura, kwivumbura, kwiterera hejuru. Uko niko urushaho nyine gukomeza kuba gikuru kibi. Uko rimwe gukuramo 7 umwana mva bitashoboka, yaba nanye naterwaga n'isoni kubona umuntu nkanjye arakazwa n'ubusa, uburakari bwa hato na hato. Kubona uburakari butuma senya, ngasandaza ibintu, ngahombora abandi. Buri munsi ngahora nkorera muri -6 vraiment. Kumenagura ibyanjye, kumenagura iby'abandi, gusandaza ibyo nsanze. Kubera iki? Uburakari. Koko nkomeze mbika umujinya, nkomeze mbe gikuru kibi, koko byagaragara nabi. Mu isomo rya mbere twumvisemo urugero rw'uri muri kuramo -6. Kubera iki? Uburakari. Uwo ni umuhanuzi Yonasi, bw'Imana yari yamuhaye ubutumwa bwo kujya i Ninive, kujya kubaburira kugira ngo bisubireho maze Imana ibakize. Bigaragara ko ubutumwa Yonasi atabushakaga, dore ko twumvise uburyo bwose yagiye akwepa, agahunga nk'ukwepa imisoro, akihishahisha. We akajya au contraire de Dieu, agashaka gukora iby'umusane n'Imana. Ariko bya bindi ngo ntawe uhisha uwahishaho. Byaje kurangira rero kuko ntawe urusha Imana amaboko, agiye mu butumwa Ninive kubera Imana, kandi barahinduka koko kubera Imana. Ariko umunsi twumvise ko Yonasi atabyishimiye, yakomeje kurakara. Ubwo bagize bati Yonasi abonye ko Imana ibariye abaturage b'i Ninive, biramubabaza cyane, maze ararakara. Ababyeyi, yarakajwe n'iki koko? Uyu munsi noneho turamwumva atangiye asaba Imana kumukuraho. Cyakora Imana ntabwo ugenda ku bitekerezo byacu, iramucyaha iti ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakara? Ese hari impamvu ufite yo kuba ndakazwa koko? Ese njyewe hari impamvu nawe mfite yo kurakara mu buzima koko? Ikindi kintu cya kabiri cyarakaje Yonasi ni igiti Imana yishakiye ko kimera ku bushake bwayo ngo kimugabanyirize akababaro, kimukingira izuba. Ariko igihe kigeze cya giti kiza kuma, Yonasi arushaho kurakara. Ubwo yagize ati kuri njye biruta ko napfa aho kubaho. Nuko nabwo uhora aramucyaha ati ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakazwa n'igiti? Nguko bavandimwe, kwa kurakazwa nuko abandi bamerewe neza, ugashimishwa nuko babuze ibintu byari kubabeshaho, ko bahombye, ko bavunitse, ko bagize ibyago, ko bakubiswe, bashiriwe. Kwishimira ibyago by'abandi bavandimwe. Nyamara Imana y'ikibabaza nuko abantu bari kwandavura, bamerewe nabi, bari mu cyaha. Nuko Imana ikishima igihe tuyigarukiye. Ngiye imitekerereze y'abantu barakazwa n'ubusa, abo ntibatana n'ishyari, ntibatana n'ubugome, ntibatana n'ubugambanyi, ntibatana no kunangira, no kwiyahura yewe bishobora no kuziramo. Ariko heureusement, kubw'amahirwe, Imana yacu ntireba nk'abantu, ntikora nk'abantu. Nk'uko n'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi yabiririmbye ati Nyagasani uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Amen. Ese Yezu njye nakora iki ngo ndeke kurakara bya hato na hato? Igisubizo uyu munsi Yezu aduha ni urugero rw'isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Yezu wiherera agasenga, agafata akanya agasenga, yarangiza akanabitoza n'abigishwa be. Isengesho rya Dawe uri mu ijuru, Notre Père. Ese njyewe hari ubwo njya niherera ngatura Imana ingeso zanjye mbi, za ngeso zananiye gucikaho, bwa burakari bwa hato na hato, ingeso mbi yo kurakara,
inyica ubwonko, ikanyica umutima. Muvandimwe rero komeza isengesho, ntudohoke hato nawe utazarangiriza muri kuramo 6. Muvandimwe rero kiza kubwira ko watangiye gukira la guérison, nuko muri isengesho rya Dawe uri mu ijuru uzajya uvugira interuro ya Yezu neza ushize amanga, atari ukuyihushura ugira uti utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarire waducumuyeho wese. Amen. Kubabarira abandi nkuko Imana nayo imbabarira. Ngo uyu mutego tujya twitega muri iri sengesho, turangiza kuvuga interuro, hagira uduciraho tukamuca, hagira udutsitaraho tukamuhonyora, hagira utwima tukamuhima, hagira udukanda tukamukandagira. Kubera iki? Bwa bwenge, cya cyubahiro, bwa basha dufite ku bandi, tukibagiza ko nyiri ubasha ari Imana kandi akarenga kanatubabarira. Ni ukwitoza kubabarira abandi mu dukosa yewe duto duto. Ibyo bikiza uburakari bwa hato na hato. Dukosa duto duto babyeyi. Umunsi umwe hirya kure muri Afurika, abapadiri 2 babanaga bakorera ubutumwa hamwe nyine muri paruwasi. Padiri mukuru rero akaba yaragoranye, yari umunyamahane, bakaba rero bafite imodoka y'ubutumwa ku buryo undi iyo yayikandagiragamo padiri mukuru ararakaraga cyane, akarara atanariye yewe, ku buryo yumvaga ikintu cyose ari akagombye kugikora kikamwitirirwa. Mugenzi we yaba hari initiative yihaye, ibintu yibwirije gukora neza, padiri mukuru akaraziritse amazuru afatanye n'umunwa. Igihe rero cyaje kugira abakristo bacika kwa padiri mukuru kuko yabahungetaga cyane, akabatuka, akabatonganya, akabakanga. Birumvikana bahise bahungira kuri wa mugenzi we, bikabashimisha ko abumva bakamwishimira. Nuko padiri mukuru abonye ko ntawe ukimugana, bose basigaye bajya kuri wa wundi mugenzi we, arongera arabisha cyane, ararakara. Nuko atanga itegeko ko nyuma ya misa abakristo bose bagomba gutaha iwabo, ko nta n'umwe wemerewe kuza kureba abapadiri. Ayo mategeko birumvikana bayamira bunguri, barayakurikiza. Umunsi umwe rero cyarakabaye, haza kuza umugore wa padiri mugenzi we, aramwakira kuri paruwase. Nuko padiri asanga padiri mukuru, aramubwira ati mama yaje kudusura. Undi ntiyabyitaho, yikomereza ajya kwiryamira. Padiri mukuru ararakara ngo impamvu mugenzi we yazanye umugore atabimumenyesheje, kandi ko yararenze ku itegeko padiri mukuru yitangiye ubwe ko n'abantu bagomba kuza aho ngaho. Nuko padiri mukuru yanga no kuza gusuhuza uwo mubyeyi. Nuko wa mugore atangira kubwira padiri ibibazo byose bagiriye mu nzira, nk'ukeneye nyine ubutabazi. Nuko umupadiri amaze kumva ibyo bibazo umubyeyi yagize n'igitaraganya, asubira kureba padiri mukuru, aramubwira ati hari mushiki wacu rero tujye gutabara n'imodoka tumujyane kwa muganga, agiye kubyara. Padiri mukuru yumvise ko agiye gutwara imodoka, yongera ararakara. Nuko umupadiri nyine ajya gutabara muri iryo joro, padiri mukuru akirakaye. Padiri mukuru muri iryo joro abona atakomeza kubyihanganira, nuko hamagara musenyeri ngo byacitse kuri paruwasi. Nawe mwakwibwira n'ibindi yongereho kuri uyu mugore na mugenzi we. Nuko abwira musenyeri ko mugenzi we arara amajoro kandi agatwara n'imodoka ya paruwase muri za gahunda nyinshi zitari za paruwasi. Nuko muri uko kurakara abwira musenyeri ko azagafata paruwasi ye. Musenyeri nk'umubyeyi wumvise abana be batari kuvuga rumwe kandi bikomeye koko, aje gutabara no guhosha iyo ntambara. Koko hageze asanga wa mugore ari muri saro wenyine n'agahinda, kandi koko asanga imodoka wa mupadiri wundi yayitwaye. Muri iryo joro nk'uko padiri mukuru nyine yari yabimubwiye, abisanga uko bimeze. Mu gihe musenyeri atangiye kuganiriza wa mugore uri muri saro, padiri mukuru nawe abarabyutse aje kwakira musenyeri. Ageze muri saro aratungurwa bikomeye, asanga wa mubyeyi ari mama w'umubyara mu nda, akubitwa n'inkuba ababyeyi. Umubyeyi rero atangira kubabwira uburyo bwose yaje herekeje umukobwa we, ari gukurikira nyine uwo padiri mukuru mu nda, ko agiye kwa muganga kubyara, ko noneho bagize ibyago bageze mu nzira, imodoka yari ibazanye ibapfiraho mu nzira. Abajura bambura telefone baranabakubita. Nuko umubyeyi akaza baririza kuri paruwase aho umuhungu we nyine atuye, kuko imodoka yapfiriyeho nyine munsi ya paruwasi. Ahageze ni wa mupadiri nyine wamwakiriye, none akaba ajyanye mushiki wa padiri mukuru kwa muganga muri ya modoka kugira ngo ajye kubyara. Ako kanya ikiniga n'amarira byahise bifata padiri mukuru, yibuka sene yose uyo mugenzi waje kumureba, ngo mama yaje kudusura, ngo ubundi hari mushiki wacu tugiye kujyana kwa muganga. We rero akaba yari yagize ngo nabi wabo uwo mupadiri ntiyabyitaho, ntiyibuka ko abapadiri basangiye isano isumbi y'amaraso. Nyina wa padiri w'umwe nyine ahita aba nyina wa padiri wundi kubera Imana. Mu gihe bakiri kuganira ku by'urugo rugendo ababyeyi bagize, wa mupadiri nyine abagarukanye ya modoka, n'ubundi arababwira ati mushiki wacu yabyaye neza rwose, ni amahoro. Mushiki wacu babyeyi, iki gikorwa cyo kwakira neza abantu bo muri famiye ya padiri mukuru
akanabita abe bwite abavandimwe, akabatabara akabagira neza. Padiri mukuru akomeje gutangara ibyiza mugenzi we yakoze, akomeza kwibaza ibiri kumubaho. Ubwo butwari bw'uwo mupadiri yareba n'igihe cyose amaze arakaye, n'uburyo bwose yagiye azitira mugenzi we mu bikorwa by'iterambere, yareba inshuro zose yagiye mubihiriza, yareba none inshuro nyinshi yari atariye kubera uburakari bw'uwo mupadiri mugenzi we atwaye imodoka kandi ari mu butumwa n'ubundi, uburyo yakira abantu abaha serivisi n'ibindi byinshi byarakaje padiri mukuru, ndetse n'ibindi byinshi amaze kwangiza nk'umubano hagati ya mugenzi we n'abandi bakristo muri paruwasi, kuntu yagiye abyangiza kubera uburakari. Nyuma arigaya neza igihe cyose yataye, nuko asaba mugenzi we imbabazi z'ibyo byose yamukoreye bisharira. Ubu rwose babanye neza, n'abapadiri beza, barumvikana, barakora, bagateza paruwasi imbere kubera Imana. Padiri, wasanga nawe uburakari bukubuza gukora neza ubutumwa, wasanga wararakariye abo Imana yagiriye neza nka Yonasi. Nta mupadiri wo kurakara, nta mukristo wo kurakara. None arakara uzagaruke bwangu, woye kurya kuri ibyo biryo biboze bya shitani. La colère c'est le repas préféré de Satan. Ntukarye kuri ibyo biryo mubyeyi, ibiryo bya shitani, uburakari. Nuko mupadiri nyina kiracyo bwa burakari bwa hato na hato. Ubu ni umuntu mwiza, niyo hagize undi bamuha ngo babane mu butumwa arabyishimira, kuko nyine ari umuntu mwiza. Niyo muganiriye aguhamya kubwira ati nasanze buryo umupadiri atari uwa famiye, atari uw'abantu ku giti cyabo, atanibereyeho ubwe, ahubwo padiri n'uwa kiliziya. Bana b'Imana mwitonde, uburakari buza cyagiye twihugiyeho, dushaka kwikubira, dushaka kwiharira, dushaka kuba bakuru, dushaka ko ntawe tuvuguruza, ngo ntawe uturusha. Kuba bakuru aribwo bishobora kuzakurangiriza muri mwensisi, ugasanga uri muri kuramo gikuru kibi. Ni cya gisobanuro cy'umuhanga we yavugaga ati umujinya ni igihano wiha hejuru y'amakosa y'abandi. Kwihana ababyeyi, uburakari ni ukwihana. Ukarara ubyimbye, ukabyuka ubyimbye, ugakora ubyimbye kubera ngo mugenzi wawe ngo yakoze neza, ngo yageza heza, ngo kuko mugenzi wawe atakoze icyo washakaga yageza heza, Imana yamugiriye neza. Nta kintu umuntu asarura mu mujinya uretse igihombo, ugahomba ndetse ugahomboka, ugahombana, ugahombya n'abandi, kuko nyine ibyo ugezeho byose igihe urakaye urabimenagura, ugasandaza, wihorera, nawe ukaza gusandara, ugahimana, kurakazwa n'ubusa ababyeyi nka Yonasi. Ni igihombo gikomeye. Umuhanga witwa Buddha ati rester en colère c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. C'est vous qui brûlez. Kurakara ni nko kwirahuriraho ikara rishyushye, wibwira ko ujya gutwika mugenzi wawe, ahubwo akaba ari wowe ushya. Birababaje no kwisubiraho. Yesu, nanjye uyu munsi umpe kubabarira abandi nkuko nawe udahwema kumbabarira, umpe kwihanganira amakosa y'abandi nkuko nawe udahwema kunyihanganira buri munsi. Yesu nyirimpuhwe, ungirire imbabazi. Amen. Mwese mugire amahoro. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.